yereraga ariko asa naho akandagije ibirenge hasi, ntabwo umugozi wari muremure nyine mukuntu, kuko bisa naho yawuziritseho agasiga akantu ku buryo arazamuka gatoya agahita yima. Ndagwanyije nja hirya mu gikari, mu gukubita amaso mu gikari impande y'inka mbona ari kwerera mu mugozi. Twasanga nze ahagaze noneho arimo kureba ruguru gutya. Yahoraga aravuga ati nziyahura, tukamubaza tuti si uziyahuzwa n'iki? Ngo kubera agahinda si utukwaga nande. Navugaga gusa ngo nziyahura, kandi n'abana ntibamutoteza, arabafite pe, ntabamutoteza, ariko aravuga iryo jambo ryo guhora aravuga ngo nziyahura, none dore arembye abikoze ko. Yamanitse umugozi hano hano hejuru, noneho ubwo umugozi wamanutse gatoya yereraga ariko asa naho akandagije ibirenge hasi, ntabwo umugozi wari muremure nyine mukuntu, kuko bisa naho yawuziritseho agasiga akantu ku buryo arazamuka gatoya agahita yimanika. Yarashumutura. Nuko byagenze, twasanga nze ahagaze noneho arimo kureba ruguru gutya. Gute? Hari n'igihe bamukuye mu mugozi, uramukobora hano barakeba yitimbura hasi. Ukuriya mwene mama yabivuze, n'ubundi anywa ibinini, amujyana mu ivuriro arakira. Ntabwo ari bwo bwa mbere. Ariko se mu mubajije ikimutera kwiyahura yababwiraga ko ari iki? Ntacyo, yavugaga gusa ngo nziyahura, kandi n'abana ntibamutoteza, arabafite pe, ntabamutoteza, ariko aravuga iryo jambo ryo guhora aravuga ngo nziyahura, none dore arembye abikoze ko. Nkamwe se bakuru urabona ni muri bakuru kuri we cyangwa se kuri iki, ari ni iki mubona cya ahanini gisa nkaho cyabiteye? Umwanzi shitani yamubwiye usiko n'abatatongana, ko n'abantu badatukanaga, n'abavandimwe bakabana hamwe mu murima bakirirwana, umwanzi wamuteye. Ariko mama wowe umenye gute ko yiyahuye? Wabimenye gute? Oya nyine hariho umwana uje kutubwira yuko yamaze gute. None se jo ko ntiyiriwe hari ari no gushaka ibyatsi ariko ahira. Inkurije kutubwira bukiye mu iki gitondo hakirikana. Nuko niko kuza kureba, uyu wanje abaje kureba, ubwo ni bumbwe yatewe yapfuye byarangiye. Kuko siko batatonganaga mw'abantu mwe, ntagire n'umuhungu we batukana, nuko bikatuyobera natwe ni shitani gose muhanze nko nta kindi. Nuko twaje mu gikari, naho njyewe nibwira ko uko nari ndi mu buriri, nibwira ko uko yagiye kuri wese. Ubwo ntegereje rero ibyo nk'iminota 30, ndavuga ntako uyu mugabo aracari kuri wese. Mba ndahagurutse nsanga itara riri kwaka ryo muri saro n'iryo mu gikari riri kwaka. Mu kubona urugi mbona urugi ntaho rukinze, ubwo mba ndagwanyije nja hirya mu gikari, mu gukubita amaso mu gikari impande y'inka mbona ari kwerera mu mugozi, mu murunga buno bw'ibideyi nyine kuriya gukomeye, kuko gwari yawuzirikishaga inyana. Mbona ari kwerera, ubwo hari akuzukuru kanje mbanagana ko hano mu nzu kitwa Didiye, mba ndagarutse ndamubwira nti Didiye ati ni papa yiyahuye. Nuko turacemererwa, niko guhamagara umuhungu we bucura witwaye papa Fredeta. Nuko baraje ati byarangiye. Yiyahuje umugozi umeze ute? N'umurunga gw'intuza muzane we bawujanye chunga. Hanyuma ni ibintu wakiriye gute nkawe mwabanaga? Mva nabyakiye uko ndi kubireba, none ndagira ante nendagana he nanje nenda wikubitamo se. Oya nta kundi rwose byagenze nanuko.
hanyuma ni nta mpamvu ukeka batumye yiyahura? dore ni ibisanzwe yahoraga aravuga ati nziyahura, tukamubaza tuti si uziyahuzwa n'iki, ngo kubera agahinda si utukwaga nande, ugira gute, abagutotezaga uho nyine wabareze ibyo bintu bigakiranuka, akavuga ati nje nziyahura, kandi ntabwo ari rimwe, ubu bubaye ubwa kabiri. Hari ikindi gihe n'ubundi yigeze kunywa ibinini, icyo gihe hari umunsi w'itora, arambwira ati ngwino tuje gutora, ati ngenda gusangayo. Ubwo naragarutse, mu kugaruka nsanga icuya kiri kubira, ubwo mpamagaye n'ubundi abahungu babaraje bati papa nyamara yiyahuye, bati yanyoye ibinini, bamujanye mu bitari rwaza yabayemo. Hari n'ubundi ngo yagiye muri Mukungwa, byagenze gute? Yari yatashe ubukwe kwa mushikiwe, atashe ubukwe kwa mushikiwe, yari kumwe na murumuna we, ariko murumuna we ubu ngubu yitabye Imana, we yarapfuye, ariko we ari ubugwayi. Ubwo ngo bageze mu nzira, ntabaga yatonganye, ntabaga yagize gute, ngo yikubita mu ruzi. Twagiye kubona tubona baramuzanye ari gushonga, nuko yava muri iyo myenda yari yambaye, bamwambika none si ubwa mbere ibyo yarabikoze, nk'umuntu duturanye yarasanzwe abivuga ngo aziyahura, none ubwo byarangiye abikoze. none ukundi twabyakira ni ukuhe? nuko twabyakiye, nta kundi, twaguye mu kantu twumiwe nyine, nta kundi. Hanyuma kwiyahura inaha birasanzwe? Ntabwo, mbese ibi bintu ni nk'impanuka, ntabwo bakundaga kubikora. Ni ibintu mwakiriye gute nk'abaturage? Mbese ubwo ko twabyakiye twaguye muri koma, twumiwe, nta kundi, ko mudusanze nuko ko twifashe nuko. Mumiwijwe n'iki? Kubera ko bitabagaho muri urwo mudugudu. Ariko si nk'amwe b'abaturanyi ba hano hari ikintu kijyanye n'amakimbirane cyangwa kutabana neza muri uyu muryango mwari muzi? Rwose uyu musaza ni umuntu wabanaga n'abantu, akumvikana n'abantu mu rugo iwe, nta nduru. Yaba n'umwana uri kugenda yahura nabo bakumvikana, nta nduru zabaga muri uru rugo. Murakoze. Namwe murakoze. Nje nabimenye hagati ya saa 8:40 gutyo, zishira hafi saa 9, nibwo nahamagawe n'umuhungu y'umusaza witwa Epa, arimo kumbwira ko ikibazo kibaye. Ubwo we yahageze bwa mbere kuko niwe bahise bahamagara. Nanjye rero nabimenye, ampamagaye ambwira ko ikibazo kibaye. Iki kibazo kivuga? Ikibazo cy'uko umusaza yambuye ubuzima. Ubwo niho twahise dutabaza ku nzego zidukuriye, tubamenyesha ko umusaza yambuye ubuzima. Tuhageze dusanga koko ari mu mugozi, aramanitse. Wari umugozi umeze ute? Umugozi, hari imigozi naha dukunda kugura mu mabutike, umugozi ukomeye ubohesheje ubudeyi ukomeye tukunda kuzirikisha amatungo. Ni uwo mugozi. Ni ibintu mwakiriye gute kuva ko umusaza w'imyaka 69 yiyahuye? Urumva byatubabaje kubera ko umusaza yatuvuyemo, abenshi twahuye nawe ejo, twakundaga kubonana kenshi. Kuba rero yari umusaza uhura isaha ku isaha, byongeye kandi ni umuturanyi, kumva ko agiye gutyo noneho yambuye ubuzima, byatubabaje cyane, ntabwo byari bikwiye. None se nkamwe muri abantu baba bakorana nabo cyane umunsi ku munsi, cyane kuri mutekano, hari ibintu by'amakimbirane cyangwa se indi mico idasanzwe cyangwa se ubundi buzima budasanzwe wabonaga kuri muzehe wiyahuye? Oya, ntabwo yari inshuti ya bose cyane, akenshi yakundaga kuba ari kumwe n'abuzukuru be, ntiyagendaga wenyine. Urumva rero umusaza wari inshuti ya bose, wari umeze gutyo, kandi yageragezaga kubana n'umuntu uwo ari we wese neza, cyane ko yari umusaza ucishije make. Murakoze. Aha turi ni mu murenge wa Rwaza, mu kagari ka Nyarubuye, mu mudugudu wa Murambi, aho mudusanze twatabaye umuvandimwe wacu, umubyeyi wacu. Twatangajwe no kumva mu rukerera rw'iri joro saa 9 batubwira ko
umusaza yasohotse agiye gusura inka ye, bajya kureba bagasanga yishyize mu kagozi akiyahura. Rero twatabaye n'abaturanyi n'inzego z'umutekano, birumvikana na RIB ko yahise ihagera na polisi. Biba ngombwa ko noneho hafatwa umwanzuro ko umurambo ujyanwa ku bitaro bya Ruhengeri kugira ngo habashe kumenyekana neza ibijyanye n'urwo rupfu. Ubwo mbese ni iperereza ryatangiye. Ubu rero nyuma y'uko umurambo ujyanwe ku bitaro, ubu dutegereje ko hafatwa icyemezo cyo kugira ngo tube twahabwa uburenganzira bwo gushyingura umuntu wacu, RIB imaze gukora akazi kayo ndetse n'abaganga bamaze gukora isuzuma. Yari yubatse yari umubyeyi w'abana bangahe? Wenda umubare w'abana uwo ntabwo ubu turawumenya, ariko yari umusaza w'imyaka 69, yabanaga n'umukecuru we ndetse n'umwuzukuru, ariko ikigaragara ni uko nta bana yabyaye bari bakibana kuko bose bari bakuze bubatse ingo zabo. Ntacyo mukeka wenda cyabaye imbarutso yo kwiyahura mu makuru y'banze mwamenye? Kugeza ubu ngubu mu kiganiro twagiranye n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'umugore wa nyakwigendera n'abo babanaga mu rugo, ni uko nta kibazo cy'amakimbirane cyarangwaga muri urwo rugo. Ni abantu bari bishoboye babanye neza, urumva. Gusa ikigaragara tutarasobanukirwa neza ni uko atari bwo bwa mbere yari agerageje kwiyahura. Ubundi hari amakuru avuga ko n'ubundi mu bihe bitandukanye yigeze agerageza gushaka kwiyahura, ajya mu mugezi wa Mukungwa baramutesha baramugarura, ubundi ashaka kwihata iyoda, nabwo yajyanwa kwa muganga arakira. Ariko ni ibintu byagiye biba mu bihe bitandukanye, ariko wakurikirana n'abaturanyi n'inshuti ukibaza ikibimutera, niba ari nk'ibibazo wenda hari yaba yari afite mu mutwe, ntawamenya. Nyine ubwo buri iperereza rirakomeza, ariko kugeza uyu mwanya ku makuru rwose yatanzwe n'inshuti n'abavandimwe, nta na kimwe nk'impamvu bigeze bagaragaza yamutera kwiyahura, kuko bari n'abantu bishoboye kandi mu by'ukuri ubona ko batanabanaga no mu makimbirane. Murakoze. Ngira ngo mbere na mbere turagira ngo dukomeze kwihanganisha abaturage b'umurenge wa Rwaza, ariko by'umwihariko turihanganisha umuryango wabuze umuntu, dukomeza no kuwufata mu mugongo. Ariko nk'uko twakomeje kubibwira abaturage, ni uko mu by'ukuri ntabwo ikintu nk'iki gikunda kubaho hatari ibindi byakibanjirije. Ubwo niyo byaba bituruka no ku mitekerereze y'umuntu cyangwa izindi mpamvu zitandukanye, tubasaba kugira ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi we, batangire amakuru ku gihe mu gihe babona imyitwarire idasanzwe ku muntu, cyangwa se wenda hari n'ibindi bibazo bitandukanye babona bagirana n'abaturanyi cyangwa n'abandi bagenzi be bishobora kuganisha ku gukora ibyaha cyangwa se kwiyambura ubuzima. Bakagombye mu by'ukuri kwihutira kubimenyesha ubuyobozi, kandi duhora tubigarukaho kenshi kugira ngo turebe ko twafatanya n'inzego zitandukanye mu bumenyi n'ubuhanga zifite, noneho turebe ko twakumira icyaha kitaraba, by'umwihariko dukumire impfu nk'izi ngizi zitunguranye. Mu by'ukuri umuntu wese atakwifuza ko zakagombye kuba zibaho, ubundi umuntu yakabaye yicwa n'uburwayi, urupfu rw'ubusaza, rw'akarago. Ariko ibyo mbese nibyo dushishikariza abaturage, kugira ngo igihe cyose babonye ikintu kidasanzwe gishobora guteza ibyaha cyangwa ibindi bibazo biganisha no ku rupfu, bajye babimenyesha inzego z'ubuyobozi kugira ngo turebe icyo twakora mu maguru mashya mu rwego rwo gukumira. Murakoze cyane.